Turongeye turagushimiye Uwiteka Mana ishobora byose, tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Igitabo cya Mariko nicyo cyigisho turi kwigira hamwe muri iki gihembwe. Iki cyumweru rero tukaba dufite insanganyamatsiko igira iti ibitangaza yakoreye ahakikije ikiyaga. Icyigisho cy'iki cyumweru dufite icyo kwibukwa kiboneka muri Mariko igice cya 5 umurongo wa 19. Ahubwo aramubwira ati witahire ujye mu banyu ubabwire iby'Imana igukoreye byose nuko ikubabariye. Aya niyo masomo y'icyo kwibukwa turi kuzirikana cyane muri iki cyumweru. Ingingo y'uyu munsi rero kuri uyu wa 5 tugiye kurebera hamwe ni ingingo ivuga ngo Mesiya utandukanye n'uwari witezwe. Mesiya utandukanye n'uwari witezwe niyo ngingo y'uyu munsi. Inshuti yanjye, mbere ko tujya mbere mu cyigisho cy'uyu munsi, reka twiragize Imana, dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi yatambutse yose, ukongera kuturinda tukaba tukiri kumwe nawe magingo yangaya, uhabwe icyubahiro. Turagusabye kugira ngo umwuka wera abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi wa none. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka nshuti mukundwa duhurire muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 34 kugeza 52. Ni ikihe kibazo Yesu n'abigishwa be basakiranye nacyo? Cyakemutse mu buhe buryo? Mbese ikibazo Kristo n'abigishwa be basakiranye nacyo ni ikihe, kandi cyakemutse mu buhe buryo? Nshuti mukundwa, ndakwinginze kugira ngo duhurire muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 34 tugeze ku wa 52, turebe uko havuga. Mariko 6:34 kugeza 52 haranditse ngo yomotse abona abantu benshi bimutera impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Aherako abigisha byinshi. Nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati dore aha nihagira abantu, none umunsi urakuze. Basezerere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose, bibahahireyo ibyo kurya. Arabasubiza ati mube ari mwe mubagaburira. Baramubaza bati tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tubibahe barye? Nawe arababaza ati mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza bati ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshye bigabanyemo inteko. Bicara imirongo hamwe 100 ahandi 50. Batyo yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2. Arararama areba mu ijuru, arabishima, amanyagura imitsima ayiha abigishwa be, nabo bayishira abantu. N'izo fi 2 azibagaburira bose. Bose bararya barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima n'ubw'ifi byuzuza intonga 12. Abariye iyo mitsima bari abagabo 5,000. Nshuti mukundwa, Kristo hano yakoze igitangaza gikomeye cyane ubwo bari bahuye n'ikibazo cy'uburyo bakwiye kugaburira abantu. Ariko Kristo yakoze igitangaza gikomeye cyane kuko yafashe amafi make, imigati 5 n'udufi 2, abigabanya abantu barenga 5,000. Nshuti mukundwa,
Aha rero hari byinshi dukwiye kwigira hano, hari byinshi dukwiye kwigira aha ngaha ku byerekeye n'uburyo Imana ikorera abantu bayo ibitangaza. Yewe n'ibyo tutatekerezaga Imana ishobora kubikora. Tugeze ku murongo wa 45 hagira hati Yesu agendesha amaguru hejuru y'amazi. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya i Betsaida. Asigara asezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Nshuti mukundwa, Kristo imibereho yarangwaga no gusenga. Bumviraho bumwiriraho ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengeri, naho we akiri ku butaka wenyine. Abonye ko bananiwe kuvugama kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko. Aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, batekereza ko ari umuzimu. Barataka kuko bose bari bamubonye, bagakuka imitima. Aherako arababwira ati nimuhumure, ninjye mwitinya. Aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza. Barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima, kandi imitima yabo yari ikinangiwe. Nshuti mukundwa, ubwo Kristo yakoze igitangaza agendera hejuru y'amazi, yaramaze gukora n'ikindi gitangaza gikomeye cyane, agaburira abantu barenga 5,000 imitsima 5 n'amafi 2. Ibyo bintu byari bikiri mu ntekerezo z'abigishwa be, bakibaza ibyabyo. Bongera kubona Kristo agendera hejuru y'inyanja agendesha amaguru. Nyamara bari bakinangiye, batarasobanukirwa n'ibyo bari kubona. Kristo rero ni umuneshi kandi ni Imana mu by'ukuri. Nyuma y'uko abigishwa bagarutse bavuye mu murimo wo kwigisha abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu, bajyanye na Yesu ahantu hitaruye abantu mu ruhande rw'iburasirazuba bw'inkombe y'inyanja ya Galileya kugira ngo baruhuke. Ariko uruvanganzoka rw'abantu bagera nko ku 5,000 baje aho bari. Yesu abonye abo bantu, yabagereranyije n'intama zitagira umwungeri. Yatangiye kwigisha abo bantu ageza nimugoroba. Babonye bugorobye, abigishwa basabye Yesu gusezera abo bantu bagataha, bityo bakabona n'ibyo kurya. Ariko Yesu yategetse abigishwa kuba ari bo babagaburira. Icyo kiganiro kigaragaza ko abigishwa batekerezaga gukemura ikibazo mu buryo bwa kimuntu. Nyamara Yesu we yakemuye icyo kibazo mu buryo bw'igitangaza, agaburira iyo mbaga y'abantu akoresheje utugati 5 n'amafi 2 gusa. Ni ukuri ubwo abigishwa ba Yesu bari biteze ko bakwiye gukemura icyo kibazo cy'abo bantu bakoresheje imbaraga za kimuntu. Nyamara bo bibwiraga yuko bakwiye kurekurira abo bantu bagataha kugira ngo bajye gushaka amafunguro. Ibwo nibwo buryo wabonaga bukwiriye bwo gukemura ikibazo cy'abo bantu. Ariko Kristo yakemujije icyo kibazo
imbaraga z'igitangaza nk'Imana. Nyamara yategetse abo bigishwa kubagaburira abo bantu, kandi ikigaragara ni uko nta kintu bari bafite cyo guha abo bantu. Ibivugwa muri iyo nkuru bigaragaza inyigisho yamamaye ya Mesiya yo mu gihe cya Yesu. Icyari gitegerejwe kuri Mesiya w'icyo gihe kwari ukubatura Isirayeli mu bubata bw'abanzi babo, akabazanira amahoro no gukiranuka. Umubare munini w'abagabo bo mu butayu bagombaga kwitwaza intwaro zo kwivuna umwanzi washoboraga kubatera. Inshuti mukundwa, reka dusome amasomo agaragara cyangwa se ibivugwa muri Yohana igice cya 6, turebe umurongo wa 14 ndetse turebe n'umurongo wa 15, maze turebe no mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 21 umurongo wa 38, maze tugereranye ibivugwa ahangaha. Yohana igice cya 6 umurongo wa 14 ndetse n'uwa 15 haragira hati: abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, uyu ni wo wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Nshuti mukundwa, reka dusome no mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 21 umurongo wa 38. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 21 umurongo waho wa 38 haragira hati: si wowe wa Munyegiputa wagomesheje abantu mu gihe gishize, ukajyana mu butayu abantu babicanye 4,000? Nshuti mukundwa, aya magambo tumaje gusoma ni amagambo akomeye cyane tukwiye kuzirikana, kuko icyo gitekerezo cyakomejwe n'ibyo Yesu yavuze. Wabonye abantu nk'intama zitagira umwungeri, igice kimwe nk'icyavuzwe mu gitabo cyo kubara igice cya 27 umurongo wa 17, aho Mose yasabye Imana gutoranya umuyobozi uzasigara mu mwanya we akayobora Isirayeli. Iyo nshoberamahanga yerekeye umwungeri w'ubwoko bw'Imana hari n'ahandi iboneka mu isezerano rya kera, cyane ku birebana no kutagira umuyobozi kw'Abisirayeli cyangwa umwami. Nyamara Yesu ntiyitaye ku byifuzo byabo bipfuye, ahubwo yabwiye abigishwa be kuva aho ngaho, maze asezerera iyo mbaga y'abantu ngo batahe. Aho gutaha, batangiye imyigaragambyo yo kwamagana Roma. Yari gukora iki? Yagiye kwiherera ku musozi ngo asenge, ikintu abantu batari biteze. Nshuti mukundwa, Kristo nta kindi yakoze uretse kujya ku musozi akajya gusenga. Nshuti mukundwa bene data, nubwo abantu babonaga Mesiya nk'umwami waje gukura Isirayeli mu bubata, Yesu yari yaraje gukura abantu mu bubata bw'icyaha. Kugendera hejuru y'amazi kwe byagaragarije abigishwa be ko ari umutware w'ibyaremwe, akaba atarazanywe no kuba umutegetsi, ahubwo ko yaje ngo atange ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.
Nshuti mukundwa, Kristo kuza kwe nubwo Abisirayeli babifataga nk'umuntu uje gukura abantu mu bubata cyangwa se kubavana ku ngoma y'agahato y'Abaroma babagamo, Kristo icyo yaraje kumarira abigishwa be cyangwa se abantu be ni ukubakura mu bubata bw'icyaha. Tukwiriye gusobanukirwa neza n'icyari cyazanye Kristo, ko atari kugira ngo abantu bave mu bubata cyangwa se ahabwe ubutegetsi bw'ab'isi, ahubwo yaje kugira ngo avane abantu be mu bubata bw'icyaha. Nshuti mukundwa, nahanjye nawe kugira ngo dusenge cyane, Imana iduhe imbaraga kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ubuhanuzi neza. Niba abantu b'Imana batarabashije gusobanukirwa no kuza kwa Kristo n'icyo Kristo abamariye, natwe kuri uyu munsi hari igihe dushobora kuzagwa mu mutego wo kutazasobanukirwa no kugaruka kwa Kristo uko bizamera. Nshuti mukundwa, nahanjye nawe kugira ngo dusabe umwuka w'Imana aduhe imbaraga zo gusobanukirwa n'ubuhanuzi bugaragaza kugaruka kwa Kristo uko bizamera, bityo tukitegura umwami wacu akazasanga tumwiteguye, tukazamusanganira tunezerewe, bityo tukazitwa abana be. Icyo nicyo mbasabiye muri aka kanya, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka dusenge Imana dusoza iki cyigisho. Umwami Imana, turagushimiye nanone, tugushimiye ko wongeye kutwumvisha amagambo yawe meza. Muri aka kanya twumvise intege nke z'abantu bawe z'ubwoko bwawe bwagize zo kudasobanukirwa n'umugambi watumye uza ku isi. Natwe kuri uyu munsi wa none turagusabye kugira ngo uduhe gusobanukirwa nanone no kugaruka kwawe uko bizaba bimeze. Turakwinginze Mwami Imana kugira ngo uduhe gusobanukirwa nabyo. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.